Umugore wo mu kigero cy'imyaka 25 umaze iminsi uzenguruka mu binyamakuru avuga ko mama we yaje kumutwara umugabo. Uyu munsi akaba yaje kugaragara ndetse ku kinyamakuru yongera anyomoza avuga yuko ibyabaye byose byari prank, byari ugatwiko. Yewe ibi byose wari ubizi? Ese icyatumye agaragaza aya magambo avuga ko kari agatwiko, yashakaga gutwika ko mama we mutwaye umugabo? Wabuze impamvu cyabimuteye? Iki nacyo yaje kugitangaza. Uyu muhungu wacu se waje kwitwa ngo Meritazari, we mwaba mumuzi, bamwita Yampano. Ese iri zina kugira ngo agitirirwe ryo ryakomotse hehe? Ninde wari mwise? Ibi byose ngiye kubikuzanira. Ese mama wa Yampano akimara kumenya ibyamubayeho, ibyo yaje gutangaza byose wari ubizi? Ibi byose ngiye kubikuzanira. Hari mu gicamunsi cya mu gitondo kuri uyu wa mbere, aho umugore uri mu myaka 26 aho yari aryamye ndetse ameze nkaho yasinze. Ibaze nawe, uyu mugore ndetse umugabo we akaba yamushakishije, yari yamubuze, bakaza kumusanga kuri uyu muhanda ku munsi wa siporo. Ese umugabo we wabuze icyo yavuze? Ese batandukanye? Ibi byose ntujye kure, nkaba ngiye kubihuta bikugezaho kano kanya. Ntujye kure. Yewe iyi nkuru yose irambuye wayisanga kuri YouTube channel yitwa Biranze Kabiri. Reka turebere hamwe ndetse n'ijambo rikuru umuyobozi wacu uyu munsi yaje gutangaza ku bagore biyandarika. Ntujye kure, tera agatebe wiko gukora subscribe, share, comment, like. Ngo hayi ikaze. Mu gitabo cyera cya Bibiliya haranditswe ngo nuko inzoka ishuka Eva, nuko iramubwira ati fata urwo rubuto nurangiza urujyeho, urangiza ushire n'umugabo wawe. Barya bavuga ngo abagore cyangwa se igitsina gore, iyo urebye neza mu binyejama byose byagiye bitambuka hari aho bakomoka, nubwo bavuga yuko bavuye mu rubavu ndetse rwacu, ariko ukoze ubushakashatsi neza cyane uza gusanga bataravuye mu rubavu ndetse rw'umugabo, ahubwo aba ari abuzukuru. Namwe murabizi, ibindi wabyiyongereraho aba, kuko impamvu uvuze gutya no kubabeshya kakahava. Umugore yakwishizemo ndetse akakubeshya, yewe byakurenga, nta n'umuntu umwe wapfa kubona kuri iyi si uzi kubeshya nk'umugore. Kubereka ndetse igitumye byose bikubwira gucya cyangwa se akangacishaho nuko uyu mugore yaramaze iminsi arira avuga amagambo menshi cyane ko bamutwaye ngo umugabo n'ibindi byinshi. Yawe turabizi ko muri iminsi ibijyanye n'amapranke bimaje kujya mu rwego ruri hejuru. Benshi barabikoresha nk'ahari inyungu zabo kugira ngo babunguke. Mu nama yaje gutambuka ejo bundi, niba utarayumvishije ubwo ni wumva radio nturi mu gihugu. Yewe umuyobozi yaje kuvuga yuko ibintu byose turigwe dukora, yewe inkoranyambuga ngo zaradutwaye ndetse zituma dutubwenge, aho kugira ngo dukore ibizima tuzigiye dukora ndetse n'ibitagakwiye gukoreka. Si ibyo gusa, kuko n'umukuru wa RIB nawe yaje kubivuga ko tugomba gukoresha social media neza ndetse tugatanga ubutumwa, ariko ntabwo ariko tubikora. Yewe ngo tutambaye ubushya cyangwa se ngo dukuramo imyenda yose n'amakariso, ngo dukorere porno ku karubanda, twigisha abana batoya bakiri mu myaka mito ngo ntabwo twaba abantu. Ariko ibintu byo kwiyambika ubusa ndetse no kugaragaza ubwambure byaturutse he? Ngaho abana munabizi neza ko bahora kuri social media bareba amavideo y'amatiktok n'ibiki. Ngaho nawe reba uriya mwana ngiriya video ya Yampano yaje kugaragara yambaye ubusa nk'umwana yibonye bari gukora biriya bintu. Ese nibiki murimo mwabahungu mwe, mwabakobwa mwe, ubwo muri mu gatwiko? Uyu mugore nyuma yuko kimaje kuva yuko ndetse ibyarimo yose yagiye abwisha abantu ngo mama we ngo yamutwaye umugabo, ngo byaragatwiko kandi yagiraga ngo nawe avugaho abicyamamare. Numureba neza uyu mugore, niba uzi kureba neza nawe urabona ko atari shasha. Uyu mugore ngiye uko namubonye wagira ngo si umugore wo mu rugo, ahubwo ni umugore wo mu kabari, wagira ngo asome icupa.
si iyo nkuru yiriwe ije gucaracara muri iyi minsi ku wa mbere, kuko hongeye kuboneka undi mugore uri mu kigero cy'imyaka 26 yewe yasinze ku karubanda mu gitondo, ndetse bakaba bamusanganye n'agacupa ndetse gatoya. Uyu mugore kandi nawe akaba yubatse urugo, yewe akaba afite abana bagera kuri 4 bose, yewe akaba yaje kubesha umugabo nijoro, ndetse ngagiye ahantu habaye bidi ngo ku mugore uzakora ubukwe ngo bajye muri bya garde shower, yewe biriya nabyo biraza kubakorera ishano. Uyu mugore akimara kubesha umugabo we kagire muri ibyo birori, kumbi yaragiye kwisindira. Bongeye gutangazwa ndetse no mu miryango ye kumubona ku muhanda aryamye yagaramye, baravuga ati ibi ni ibiki Mana yanjye. Benshi bazi uyu mugore baje gutangaza ko uyu mugore ni wundi urugo nawe rwamunaniye, ari umusinzi karobataka, yewe anywa ikesi indi imanitse. Kandi igitangaje kuri ibi si ukunywa gusa, kuko uyu mugore byavuze ko arya n'inkoko ebyiri, yewe haba iyokeje haba itetse byose aramira, yewe wagira ngo ni umwuzukuru wa Ngunda. Si ibyo byiriwe biri kuvuga gusa, Nyamano akaba yongeye kugarukwaho, yewe twari tuzi ko inkuru ye yarangiye, ariko Nyamano we baracyakuvuga kuko video yawe izahora yibukwa mu mateka. Uyu muhungu wacu ukiri mutoya akaba yatangiye guhimbwa amazina Meritazari n'ayandi menshi, gusa yewe wakoze akari uburori. Hari ikintu mpora mwibaza buri munsi iyo video nk'izi ngizi muzisohoye. Nyamano murabizi ko afite umwana, ubu se nakura akarebye se na nyina bakoze azabyita ko ari shwadiro. Nimukomerezaho. Gusa ibi byose nubwo bikomeza kugenda biba, abantu benshi bishora mu busambanyi, ariko buri kwegereza interineti no kuko yewe mwitegure kwiyambika amapingu, kuko nta n'uzigera aza kubashaka, kuko ubwanyu muzigezayo. Mu minsi ishize haje kugaragara inkuru nyinshi, ariko iyo ngiye kukubwira ngo sinimusiga, yewe naje gutungurwa n'ejo bundi mu birori ejo bundi bari gutanga amawadi. Hari bamwe babihombeyemo, bamwe babirakariyemo, bamwe hatangiye kwitwaza inzitwazo. Ariko se kubera iki kintu kijyanye na ruswa n'urumenyane, cyangwa se iki wacu cyangwa abiwacu bigikora? Ubwo ngubwo nimukomeza gutyo ninde uzatera imbere? Mu bibazo byose tugenda dukora bya buri munsi, tuzi ko ubuzima bwose ari ukubaho, ariko ni magirirane. Nutegereza ko mwene wanyu ariko uzazamura wenyine gusa, aho urishuka, kuko mwese nibabafata bazabirukana. Nyamano we komeza n'ibibazo byawe byose, ariko ntuzongere gukora amakosa nk'ariya. Byari biranze kabiri mwaba muri kumwe.